Nimba wumva neza ko ushaka kuryoherwa n'u Rwanda ukamara igihe kinini uri kurya ku byiza bitatse u Rwanda, hano hari abagore ukeneye kwirinda kuryamana nabo. Nutinyuka kuryamana n'abo bagore cyangwa se nanone ukumva ko irari ryabo ryazamutse, byaba ngombwa cyane ubicecetse cyangwa se nanone ukabyihorera kubera ko ni urupfu uzaba urimo kwikururira. Ntabwo bikuzanira imyaku gusa cyangwa ibindi gusa, ahubwo ubuzima bwawe buzarangira igihe cyose uzaba ufashe umwanzuro wo kumanura ipataro yawe, kubera ko uzayimanura n'ubuzima bwawe buhita burangirira aho ngaho. Biba byiza cyane, bikaba n'iby'ingenzi cyane kwirinda kuryamana n'abo bagore ngiye kuba nakubwira. Nubyumva neza kandi ukabikurikiza neza, uzarya ibyo kurya by'ibwami. Ariko nanone nutabyumva neza cyangwa se ngo ntubikurikize neza nk'uko ngiye kubikubwira, ntibizagutungure cyane ukindutse cyangwa se ubuzima bwawe butagenze neza nk'uko wumvaga ubyifuza. Mbahaye ikaze rero kuri Elias Niyo Gushima TV, njyewe bategura nkanabagezaho kino kiganiro ni Elias. Kanda subscribe ndetse kandi wibuke no gukanda like kugira ngo hatazagira ikindi kiganiro na kimwe cyongera kugucika. Nguhaye ikaze. Umugore wa mbere rero uzirinda kuryamana nawe cyangwa se nuramuka ubikoze uzaba wikoreye urupfu. Umugore washyingiwe. Nuramuka ukoze ikosa mu buzima bwawe ryo kuryamana n'umugore usanzwe ufite umugabo cyangwa se umugore washyingiwe ubana n'umugabo, ukabitinyuka, icyo gihe ujye umenya neza ko urupfu rwawe ni wowe uzaba urwiteye kandi ubizi neza. Ntabwo uzaba uryamanye n'undi mugore gusa ngo birangire, ahubwo uzaba uryamanye n'undi muryango w'undi mugabo, uzaba uryamye ku cyubahiro cy'undi mugabo, uzaba uryamye ku muriro w'undi mugabo. Uwo muriro rero niwo ushobora kuba wagutwika. Bivuze neza ko ikibura ni uko uwo muriro uza kuba wagira ibishashi, naho ubundi ubwo ngubwo ni akantu gato cyane kameze nk'agashashi kaba kari hejuru y'uwo muriro. Ako gashashi rero gashobora kuba kashya isaha ku isaha, isegonda ku isegonda, wa muriro ukaba wagutwika. Nurajya wisanga rero urimo urakora ibyo bintu cyangwa se uri kuryamana n'undi mugore w'umugabo washatse, ujye umenya ko ni ikibazo cy'igihe gusa, naho ubundi uzafatwa. Numara gufatwa uzishwa, uzamugazwa, cyangwa se ushobora no kumva neza ko umugabo atazigera agufata cyangwa akubone. Ariko ujye wibuka neza ko turetse no kuvuga ngo umugabo ntazigera kubona, ariko n'ijuru ubwaryo rishobora kuba ryakubona. Kandi ikindi, uzaba urimo wirahuriraho umwaku n'imikoshi utazigera upfa kuba wakira. Ushobora kuba wumva neza rero kuba ubikora ntibagufate, ukumva uri igitangaza, ukumva nta kibazo. Ariko ikibi cy'icyaha cyangwa se ikibi cya Satani aragushambagiza, ugakora ibyo ugomba kuba ukora, ukumva nta kibazo, ukumva nta kosa ari guhama nyine muri icyo gihe. Ariko bizabikosa ukiri umusore cyangwa se ukiri umuntu uri aho ngaho utaramenya n'ibyo gushaka ibyo ari byo, uzumva neza ari sawa. Ariko icyaha kizaguhama ugeze mu myaka mikuru, nibwo uzatangira kwicuza, avuga ati ibintu nakoze ntabwo byari ngombwa, cyangwa se utangira uvuge ngo iyo mbimenye. Hari umuzimu, hari imyaku, hari imikoshi uzavana aho hantu, kandi iyo mikoshi niyo izahora iteka ryose ikwirukaho. Niho handi uzabona bijyanye no gutera imbere kwawe bidashoboka, rimwe na rimwe ukabona ibyo uri gukora byose birahomba. Ujye utekereza bishoboka cyane ko bifite aho bihuriye n'indi mikoshi wagiye wirahuriraho uri kuryamana n'abagore b'abandi, cyangwa se abagore b'abagabo bagenzi bawe, cyangwa se abagore b'inshuti zawe ukabaca inyuma, cyangwa se abagore b'abagabo musengana ugasanga barakuraruye nawe wemera kuraruka. Icyo gihe rero ujye umenya ko nubwo wacika abantu, nubwo wacika uwo mugabo ntagufate, ariko ujye umenya ko amaso y'ijuru yo utazigera uyacika. Reka Luka igice cya 6. Mu Migani igice cya 6 umurongo wa 29 haravuga ngo umugabo wese uzafata ku mugore w'undi muntu azahanwa, cyangwa se nanone umugabo uzafata cyangwa se akararikira umugore w'undi mugabo ajye yumva neza ko azahanwa. Nufatwa uzabura ikikuranga agaciro kawe, kazabura nkaho bitanahagije. Noneho umugabo nagira umujinya cyangwa se akaba ari umuntu w'igihomoro utazi kwihangana, ntibizagutangaze ubuzima bwawe buhaburiye cyangwa se ukaba wahabera ikimuga. Ntukajye wangiza rero ubuzima bwawe n'ahazaza hawe kubera ibyishimo urimo uragerageza kwiba ahandi, kandi ibyo byishimo nawe ubwawe wabyiremera. Ndagira ngo ujye wibuka neza ko nujya kuryamana n'undi mugore w'undi mugabo, ujye wibuka ko ibiryo by'umugabo mugenzi wawe ari uburozi kuri wowe. Ibiryo by'umugabo mugenzi wawe aba ari uburozi kuri wowe. Umugore wa kabiri ukeneye kuba wakwitondera cyane kuba waryamana nawe, cyangwa se ukwiye kuba wagendera kure, ntuzigere uryamana nawe
ngo uryamane n'umugore ugukeneyeho ubufasha. Umuntu rero umeze gutyo ugukeneyeho ubufasha, akeneye guidance, akeneye ikindi kintu kuri wowe, niwumva neza ko ugomba kuryamana nawe, ujye wumva neza ko ibibazo byiwe, imibabaro byiwe ugiye kubyikorera, arahita bigutura, byose bigomba guhita biba ibyawe, ubishaka cyangwa se utabishaka. Umuntu rero nagutura ibibazo bye cyangwa se agukeneyeho ubufasha, ujye umufasha ariko wirinde kuryamana nawe, kuko nuryamana nawe ntabyo uzaba ukemuye, ahubwo uzaba ugiye guteza ibindi bibazo byinshi, rimwe na rimwe bishobora kuba bitagusiga amahoro, bishobora kuba byakurangiriza ubuzima. Icyo gihe rero n'Imana ntabwo izigera ikubabarira, kuko ikintu uzaba ukoze, uzaba ukoresheje icyo wakita weakness cyangwa se izo ntege nkeya ziwe yarageze aho ukeneye ubufasha, urabumwimye, ahubwo noneho ubonye ko ugomba kumuhereza ariko wamusambanyije. Rero bivuze ngo ntabwo rero umuntu ashobora kubikora rimwe kugira ngo ave muri ibyo bintu, nta nubwo ababikoze yishimye, ahubwo ababikoze kubera ko akeneye ubufasha kuri wowe. Icyo gihe rero uba ufashe ibibazo by'abandi ukabikoresha mu guhaza irari ryawe, rero icyo gihe ntabwo Imana izabifata nk'ibintu bisanzwe cyangwa se ibintu biri aho gusa, ahubwo icyo Imana izakora, izabona neza ko wari umuntu w'inzirakarengane, mbega umuntu waje agushakiraho ubuhungiro kugira ngo umuhereze ubuhungiro, ahubwo ukamwangiza cyangwa se ukabasha rero icyo gihe ntacyo uba ukemuye, ahubwo uba wangije byinshi. Rero ujye wibuka neza ko cya gihe wabonye ko hari imboga zizanye cyangwa se wumva ko ari ibintu byoroshye ugiye kuba wabona, ariko ibyo bintu nuramuka ubikoze, ubuzima bwawe buzarangira, birangire wicujije icyo kintu wakoze, kandi ubuzima bwawe nibimara kukubaho ukaba waryamana n'umuntu kubera ko yaje agukeneyeho ubufasha, hanyuma noneho ugakoresha izo mbaraga z'izo weakness ziwe yaje akwereka, ukaba waryamana nawe kubera ko yaje agukeneyeho ubufasha cyangwa se yakweretse intege nkeya bitewe n'icyo agukeneyeho, ujye wibuka ko ibyo bintu uzabyicuza ubuzima bwawe bwose. Icyo gihe rero uwo muntu nubwo ashobora kuba agutinya, ariko azabona neza ko ibintu byawe byangiritse, rero ntabwo azigera yongera kukubaha, nta nubwo azongera kuguhereza agaciro yaguhaga. Icyo gihe rero nanone nawe ntabwo uzumva ko birangiye gutyo, ahubwo niba ukiri umuntu muzima mu bitekerezo, umutima wawe uzaza uhora ugucira urubanza. Rero ntukajye wibeshya cyangwa se ngo ubeshye cyangwa se ngo ukekeranye ikintu wita uburenganzira ku muntu mu gihe umuntu yaje kugushakaho ubufasha. Icyo gihe rero ntabwo uba ufite uburenganzira, ahubwo icyo gihe ubufatiranye, cyangwa se nanone tukabyita ko ufashe ku ngufu, uretse ko biba bitagaragara, ariko nicyo kintu uburyo ubukoze, kuko ufatiranye umuntu waje gushakaho ubufasha, ntabwo yaje yiteguye ko aryamana nawe, ntabwo yaje akeneye icyo kintu cyangwa se azi ko ibyo bintu biri bube, ahubwo yaje agira ngo umuhereze ubufasha. Nkaho rero ibyo bidahagije wowe wese umufatirana, ni igikorwa rero cy'ubugwari cyane, kandi ni igikorwa kibi cyane. Niba umugore akeneye ubufasha, ntukajye ufungura lisani zawe z'ipataro, ahubwo ujye uzifunga nibiba ngombwa ushyireho n'ingufuri. Ukeneye kuzamuka, ukeneye kuba umuntu w'umugabo uhagaze ku gaciro ke, ntuzabe rero wa mugabo utazi agaciro ke, mu gihe nanone igitsina gore cyangwa se mu gihe hari access yindi afite ku gitsina gore, ngo ube wa mugabo ubwenge buza kubura, nibubura rero buraza kubura n'ubuzima bwawe buhaburira. Yego abagabo bagira irari, ariko none hari aho utagomba kuba wagira irari, my dear. Hari aho uri gukina n'ubuzima bw'undi muntu, ukaba utaba uri gukina n'ubuzima n'irari gusa, ahubwo uri gukina n'umuriro wotse. Icyo gihe nukigeramo uzamenye ko wakigezemo, umenye ko ugomba kwitwara muri icyo gihe, bitari ibyo rero uzapfa nabi. Ikintu cya gatatu cyangwa se undi mugore wa gatatu ukwiye kwirinda kuryamana nawe, ntuzigere ukora ikosa ryo kuryamana n'umukobwa cyangwa se umugore utazi medical history ye cyangwa se ubijyanye n'ubuzima bwe. Iri ni ikosa abasore benshi bakunze kuba bagwamo. Ndagira ngo nurajye ugira irari cyangwa se irari ryazamutse cyane, ujye wibuka neza ko irari ritajya rireba rizati rivuye kuri cyangwa se ibisubizo bivuye muri laboratoire. Icyo kintu rero ujye ukibuka, ugira amakenga, kuko bishobora kuba byagutabara ibyago by'igihe kirekire, bishobora kuba byaba mu irari uri kwihiringamo. Rero niba utazi irari ry'ibyo cyangwa se ibintu urimo wikururira, ndagira ngo nkubwire ko utazigera utinyuka gukora ikosa ryo kuryamana n'umuntu utazi amateka y'ubuzima bwe. Uretse sida cyangwa se ibindi bintu ashobora kuba afite n'ibindi birwara bitaravumburwa byishe muri we. Rero ikindi, ntukajye ushukwa n'isuri yawe, cyangwa se kuba umuntu yarangiritse adafite ubuzima buzima, ntabwo biba byanditse mu isura ye. Rero ntabwo ibyo ngibyo ugomba kubyikuramo.
indwara, sida n'ibindi bindi. Ntabwo bitaye kuri data account zawe cyangwa se ku mafaranga ufite, ku bushobozi ufite, ku myanya ufite y'ubuyobozi cyangwa ahandi hose. Ibintu ugiye kwishoramo cyangwa se ibyo ugiye kuba wabukora mu minota 5 bishobora kuzangiza ubuzima bwawe mu myaka 50 iri imbere. Rero iki kintu uramuka ugitekereje ukakimenya kandi ukakimenyera, ntabwo ukeneye destiny cyangwa se result, ibisubizo bivuye kwa muganga kugira ngo wirinde ibibazo cyangwa se wirinde ibintu nk'ibyo ngibyo. Ahubwo icyo ukeneye ni ikintu bita self control. Ukeneye kwimenya, ukeneye kumenya aho ugomba kubarizwa n'ibyo ukeneye kuba wakora n'ibyo utagomba kuba wakora, ukamenya ko ibyifuzo byawe nanone ari wowe ubitegeka, ibyifuzo byawe bitagutegeka. Ni wumva ko ibyifuzo byawe rero bigomba kugutegeka, dia warangiye. Ubugoryi buriya ntabwo bugira excuse. Ubugoryi burakureka ukaba ikigori cyawe se ukishora mu byo wishoramo, ahubwo ingaruka ugahangana nazo wenyine, ubugoryi bwamaze kwigendera. Niba rero udashobora kuba wanywera ku icupa utoye mu muhanda utazi umuntu wari urimo kurinyweraho, ni nako utagomba neza gutinyuka kuryamana n'umuntu utazi aho mwahuriye. Rero ni gute tuzatinyuka kuryamana n'umuntu uzi gutyo ariko nta kindi kintu wenda cyihishe uzi kuri uwo muntu? Bitekereze rero, ubyibazeho. Igisubizo rero uraza gusanga ari amakosa ukora, ariko amakosa agushyira mu bibazo, agushyira muri danger, nawe ubwawe rimwe na rimwe udatekereza cyangwa se ngo wirebe. Umugore rero wa kane ugomba kwirinda kuryamana nawe, ntuzahure n'umukobwa rimwe ngo mwahuriye ahangaha, ngo mwahuriye mu ibare cyangwa se ahandi hose, muhite mugenda muryamane cyangwa se ugire ibindi bintu ukorana nawe. Ibyo bintu ni icyago cyigendera uri muri kururira. Niba uhuye n'umuntu online, bivuze ngo ntabwo uzi amateka yiwe, ntabwo uzi karande ziwabo, kandi karande burya ziwabo zishobora kukwamaho cyangwa se nawe akazigusiga, ukabona utangiye kubona ibintu bibi, batangiye kukwirukana ku kazi. Ibyo urimo urakora rero ntabwo biri kubyara umusaruro, ahubwo aho uri gupfunda imitwe ntabwo irimo irashya. Ibintu byose biri kugenda bizamba gake gake. Wasanga niwaba ari abarozi ntabwo wabimenya, afite indi myuka agenda akwirakwiza mu bantu. Ese ubundi uzi neza ko uwo muntu ari umuntu gute atari jini? Bitekerezeho. Ese ubundi uzi ko atari wowe yatagetinze? Ni ukubera icyo usanze ari wowe muntu muri kumwe neza gusa? Ni iki kintu kirimo kiramugeza? Utekereza ibyo bintu nyine. Nawe ubwawe niba uri umusaza cyangwa se niba uri umuntu ukunda agatama cyangwa ukunda kujya mu mabuwate, ibyo bintu rero nibimara kuba byakujya mu mutwe, uzagarukira aho ngaho uvuge ngo oya, ntabwo nakora iri kosa. Ntukajye ukora ikosa ryo gufata ibintu byawe ngo ubirisikinge mu ijuru rimwe, kuko ni ikosa rikomeye no kwishyira muri risike zitari ngombwa. Abagore bamwe na bamwe ntabwo aba ari uko utabazi cyangwa se ari abantu muhuye bwa mbere gusa, ahubwo no muri spiritual, mu myuka nabo ubwabo ni abantu babi, ari abantu bica, ari abantu bangiza. Ndagira ngo wibuke neza ko hari abagabo bemera ko cyangwa se bashukwa cyane, akaryamana n'umugore inshuro imwe. Iyo nshuro rero imwe aryamanye n'uwo mugore, agahita abura ibyiwe byose, amafaranga, ubutunzi bwiwe n'ibindi byose, ugasanga ahubwo uwo muntu agiye kuba yaba umuntu atigeze kuba yaba we, bitewe n'iki? Bitewe n'umugore umwe yaryamanye nawe. Inshuro imwe izira ni iya kabiri. Hari umuntu uzaryamana nawe ugasanga nta focus ukigira, ugasanga imitekerereze yawe, imyumvire yawe, ibyo byose byagendanye nawe muri cya gihe waryamanaga nawe. Ndagira ngo rero nurajya ubitekereza, ujye wibuka neza ko umugabo bita Samusoni ntabwo ubuzima bwiwe bwarangiriye ku rugamba cyane ko yarindwanye, ahubwo ubuzima bwiwe bwarangiriye mu bibero bya Delila, cyangwa se umugore yari yarizeye neza, yumvaga ko ari we azabana nawe cyangwa se yamukundaga cyane, ariko ntabwo yigeze atekereza ngo amenye ko ubuzima bwiwe buzarangirira kuri bya bibero byiwe. Iyo rero niyo risike, nicyo kibi cy'abagore utazi. Bazana iminwa imeze nk'ayisize ubuki, inaryohereye cyane nk'ubuki, ariko nanone icyo basiga nta kindi, basiga umuriro waka, bagasiga inkovu zawora cyangwa se ibibazo ibibazo bishobora kuzagutera ibyago. Rero ujye witonda igihe cyose ugiye gufungura amaguru y'abakobwa utazi, ujye umenya neza ko uzaba uri kwifungurira igituro cyawe, cyangwa se uzaba uri kwikurura ibibazo. Rero ujye ubyirinda, ubigendera kure ku giciro icyo ari cyo cyose byagusaba, kubera ko nanone nutabyirinda ukumva none ko ugomba kuba wabikora, ujye umenya neza ko uri gukomangira igituro cyawe, cyangwa se urimo gufungura igitiro cyawe, usanga urakenyutse barumuna bawe n'abandi bari bagutezeho ibyiza, wibuke neza ko ari wowe makirere yabo, rero ugiye kuba wabatengwa. Be careful rero, witonde. Undi muntu rero wa gatanu ukeneye kuba wakirinda kuryamana nawe uko byaba bimeze kose, ujye wirinda kuryamana n'umugore cyangwa se umukobwa utarashyingirwa.
ikintu bita sex cyangwa se umuntu utarashyingirwa ntabwo aba ari icyaha gusa, ahubwo buri murarema gatanya cyangwa se ibintu bizakugaruka wageze mu rugo. Ndagira ngo unyumve neza hano hantu witonze. Ndabizi neza ko benshi muri mwe muri kumva kino kiganiro mwamaze kuba mwabisoza. Reka nze mbabwire ibintu mwikurure cyangwa se ibyo mwakoze. Ikintu wamaze kuba wakora, waremye ikintu bita sorta cyangwa se roho yawe uyizirikanya niya wa muntu, bivuze neza ko wamaze kuba watera imbuto ahantu rimwe na rimwe nawe ubwawe utazi cyangwa se utanasobanukiwe. Izo mbuto rero wateye ntabwo zagiye ngo zihere gutyo cyangwa ngo zigende gutyo, ahubwo zizakugaruka umunsi umwe utazi. Umunsi umwe uzicuza uvuga ati ariko se biriya bintu nabikoreye iki, cyangwa se wumve ko hari impamvu ziri kuba mu rugo rwawe, hari birimo kugutera mu rugo rwawe, ariko birimo biraterwa n'abo wababaje imbere, cyangwa se n'ahandi uzaza ubona amarangamutima yawe utakibasha kuba wayakontorora, cyangwa se asigaye nayo ubwayo utamenya ibyayo. Mbega nyine uzaza wireba wibaza uti mbese ubundi kubera iki nitengushye, wireba uvuga ati nyamara uyu ntabwo ari we muntu nari we. Rero bivuze ngo watangiye kuba wahinduka uwo utari we. Ibyo bintu rero ikizaba ni kimwe, uzaza usanga abana bawe ari bo bagiye kuba bakishyura ibiciro by'amakosa wowe wakoze, no handi uzaza usanga icyo ugomba gukora ari ugutandukana n'uwo mugore muri kumwe, kubera ko ntabwo akikuzura, ntabwo akigushimisha. Rimwe na rimwe usange ibyo wari umwitezeho ntabwo bihuye neza n'ibyo wowe wabanje. Rero no mu mitekerereze wamaze kuba wakangirika, nimutandukana n'abana mwabyaranye baraba imbobo. Rero nibamara kuba imbobo ni wowe uzaba ubiteye. Kubera iki? Irari ryawe wahisemo guhaza irari ryawe cyangwa se imitekerereze yawe, ariko ntiwibuka ko ushobora kuzagira umuryango. Uyu muryango rero ukaba wawirangiriza. Rero bivuze ngo ni wowe ugize uruhare mu kurangiza umuryango wawe. Rero amasezerano yawe yose watanze uvuga ngo nzamukunda, nzamurindira ubuzima bwe bwose, ayo masezerano nta gihari kubera ko wamaze kuyangiza already. Rero bivuze ngo guhera uyu munsi fata amapataro yawe n'amarisani yawe uyafunge, ntuzogere kuyafungurira uwo ubonye wese. Umugabo wa nyawe bura ntago afatirana abagore cyangwa se ngo aryamane n'abagore cyane, aba explore cyangwa se abagirira ari cyane, ahubwo umugabo wa nyawe yubaha abagore. Ujye urinda ukunde cyane icyerekezo cyawe aho uzabarizwa, naho ubundi nutakunda nawe ubwawe ntabwo hazigera hagukunda. Ujye wibuka ko ibyo ukorera umugabo umubiri wawe n'ubuzima bwawe, rero aho ubuzima bwawe rero bushobora kuba bwarangirira ku hazaza hawe, ujye wibuka neza ko nta kintu kiryoha cyane ku isi nk'irari. Ariko nanone iyo umaze kuryoherwa n'uburyohe bw'irari, nibwo utangira kumva neza ko uburyo irari risharira cyane ndetse ritigeze rinaryoha nk'uko wibeshye kuri muraryoherwa n'irari. Ujye wibuka neza ko umugore umwe ashobora kwangiza ubuzima bwawe bwose cyangwa se imyaka yawe yose, cyangwa se akangiza imyaka 5 cyangwa se 6. Niyo mpamvu rero udakeneye kuba watestinga benshi. Hari igihe rero uzatestinga, unatestinge koko wumve ko icyo ushobora kuba wakunda. Rero uzitonde cyane kuko hari abagore cyangwa abakobwa batera umwaku, kandi gutera umwaku bishobora kuba byatera nawe umwaku ahazaza hawe, ugasanga ahazaza hawe rwose arahangirije binyuze muri wa mwaku yiterera ku giti cye. Rero hano hari agakuru ukeneye kuba wakumva. Ntukajye ukina n'umuriro wizeye neza ko umuriro utazigera ugutwika. Niba wahisemo gukina n'umuriro, ujye unibuka neza ko uwo muriro ugomba no kugutwika uko byagenda kose. Ntukajye rero uteza intambara hanyuma ngo wumve ko iyo ntambara ukeneye kuba wagira amahoro. Rero niba wateje intambara ugomba kwitegura iteka ryose ko ushobora kuba waraswaho, ushobora kuba wakumva amasasu mu matwi yawe. Ayo masasu kandi ashobora kuba yahitana wowe cyangwa se abana bawe cyangwa se abagize umuryango. Rero ntukajye uteza intambara igihe cyose ngo wumve ko bizarangira aho ngaho gusa. Ntukajye ureka ibyishimo by'igihe gito bikwiba purpose yawe cyangwa se intego y'ibyo ushaka kugeraho. Ujye urinda imbaraga zawe, ahazaza hawe wumve neza ko hari mu biganza byawe kuruta njyewe cyangwa se undi wari we wese. Wumve neza ko ukeneye kuba waba umugabo, udakeneye kuba waba imbata cyangwa se victime y'ibyifuzo n'irari byawe. Rero nkomeza kukwibutsa ko mbere yuko dukomeza, reba ahantu handitse subscribe uhakande, numara kuhakanda ubundi dukomeze. Rero uzabatwa n'irari cyangwa se nanone irari aba ari ryo rikubata n'ibindi cyangwa se irari umenye kurikontorora. Niba rero warahisemo kuryamana nabo ngabo bose nkubwiye, uzabikore ari kuvuga ngo risk izavamo cyangwa se ingaruka zizavamo uzazirengera wowe ubwawe wenyine. Ntuzatera iseseme abandi, ntuzavuga ati oya. Nufata rero umwanzuro wo kubikora, uzabikora unabikoze, ariko nanone wibuke ko ingaruka zizaza uzazisimama wowe wenyine ubwawe. Ntuzavugire uwo ari we wese ati byagenze gutya
uzamenye neza ko buriya ushobora kwihana cyangwa se amakosa akaba, ariko nanone ntabwo amakosa akuraho ingaruka. Ikindi kandi n'Imana ishobora kukubabarira, ariko n'Imana ntabwo ikuraho ingaruka zatewe n'icyaha. Icyaha uragikora kikarangira, ariko ugasigara urwana na za ngaruka witeye. Imana yigaramiye, yewe ikanakubabarira bikarangira, ariko ntibizigera bikuraho ingaruka. Rero be careful. Rero nkomeza kukwibutsa wowe tugeze aha ngaha ukidukurikiye hano kuri Elias Niyogushima, ndagira ngo ufate amasegonda 2 yonyine urebe aho hantu kuri screen ya telefone yawe, ahantu handitse subscribe. Please, si amafaranga mba ngusabye, si iki kintu mba ngusabye. Reba aho hantu handitse subscribe kuri telefone yawe, uhakande. Numara kuhakanda, ikindi kandi uzaba uduteye inkunga. Ariko nanone ntibibagirwe no gukanda ako kantu kanditseho like. Ni ibintu biri gusaba amasegonda 2 yonyine ukaba wabisoje.